Muraho neza abavandimwe muri Kristo. Ikaze kuri cano y'abamarayika batatu. Cano ngiye kubabwira igisobanuro cyayo n'ibyo tugiye kujya tuganira kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ngaho rero yandikishije mu ba mbere ukanda subscribe. Ngiye mugiye kujya mubana muri bino biganiro, nitwa Shema. Nkaba ntangira urugendo kugira ngo dusangire icyo Imana yanshyize ku mutima mu gihe nk'iki sirimo guhungabana. Ese wigeze wibaza niba Imana yaba icyo dufiteho umugambi? Ese Bibiliya iracyafite icyo ivuga mu bihe turimo? Uyu munsi ndashaka ko twumvira ijwi ry'Imana. Si iry'abantu, si iry'ubwoba, ahubwo ni iry'ukuri n'ihumure. Ijambo ry'Imana rivuga neza mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose, n'imiryango yose, n'indimi zose, n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati: nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko yose. Aha niho haturuka igitekerezo cy'izina ry'iyi cano. Ibi si inkuru ya kera gusa, ni ubutumwa bugezweho, ubutumwa dukeneye mu gihe nk'iki. Byahishuwe 14 umurongo wa 7. Avuga ijwi rirenga ati: nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iri jambo riratubwira ko turi mu gihe cy'ingenzi, Imana irimo guhamagara abantu bose, ko ari igihe cyo gusubira ku Mana. Bavandimwe, isi irimo iriruka, ariko Imana iri guhamagara. Nta mahoro nyayaboneka mu mafaranga, nta humure rihoraho riboneka mu isi. Ihumure nyaryo riboneka muri Kristo Yesu. Yesu ubwe yaravuze muri Matayo 24 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8 ati: muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ibi tubibona buri munsi: ubwoba, intimba, ndetse no gutakaza icyizere. Ariko Yesu ntiyavugiye ibi kugira ngo adutere ubwoba, yabivugiye kugira ngo atwiteguze kandi aduhumurize. Muri Yohana 14 umurongo wa 1: muhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ubutumwa bw'abamarayika batatu si ubw'ubwoba, ni ubutumwa bwo kubyutsa abantu ngo tumenye igihe turimo n'icyo Imana idushakaho mu gihe nk'iki. Iyi cano y'abamarayika batatu igamije kwigisha Bibiliya mu kuri, guha abantu ihumure rikomoka mu ijambo ry'Imana, no kubakangurira kwitegura kugaruka kwa Kristo. Tuzajya dusuzuma amasomo ya Bibiliya, tuyahuza n'igihe turimo, kandi twibutsa abantu ko Kristo agiye kugaruka. Ngaho rero reka mbararikira ibiganiro bigiye kujya bitambuka kuri uyu muyoboro wa YouTube. Gusa ntiwibagirwe kwiyandikisha ukanda subscribe. Ibihe byiza.